Ukuvanwa mu Misiri igice cya 17. Amazi aturuka mu rutare. Abisiraheli bose bava mu butayu bwa Sini bagenda bimura inkambi zabo nk'uko Uhoraho yabategetse. Bageze i Refidimu bahashinga amahema, ariko ntibahabona amazi yo kunywa. Abantu batunganya Musa baramubwira bati duha amazi yo kunywa. Musa arabasubiza ati murantunganyiriza iki? Kuki mushaka kugerageza Uhoraho? Abantu bashyikirwa n'inyota bakomeza kwitotombera Musa bavuga bati kuki wadukuye mu Misiri? Mbese washatse kutwicisha inyota twebwe n'abana bacu n'amatungo yacu? Musa atakambira Uhoraho ataba abantu mbagenze nte. Hasigaye gato bakantera amabuye. Uhoraho abwira Musa ati toranya bamwe mu bakuru b'Abisiraheli mujyane, kandi witwaze ya nkoni wakubitishije uruzi rwa Nili. Nanjye ndahagarara imbere yawe ku rutare ruri ku musozi wa Horebu, urukubitiro ravamwo amazi abantu bayanywe. Musa bigenza atyo, abakuru b'Abisiraheli babireba. Musa yita aho hantu Masa na Meriba, kuko Abisiraheli bamutonganyije kandi bakagerageza Uhoraho bavuga bati mbese Uhoraho ari muri twe cyangwa ntahari. Abamaleki barwanya Abisiraheli. Abisiraheli bakiri Refidimu, Abamaleki barabatera. Musa abwira Yozuwe ati toranya ingabo ejo muzajye kuturwanyiriza Abamaleki, nanjye nzaba mpagaze mu mpinga y'umusozi mfite ya nkoni Imana yambwiye kwitwaza. Yozuwe ajya kurwanya Abamaleki nk'uko Musa bimubwiye, naho Musa na Aroni na Huri barazamuka bajya mu mpinga y'umusozi. Iyo Musa yazamuraga ukuboko, Abisiraheli baratsindaga, yakumanura Abamaleki bagatsinda. Amaboko ya Musa amaze kuruha, Aroni na Huri bamuzanira ibuye aryicaraho, bashyigikira amaboko ye, umwe ahagaze iburyo undi ibumoso. Bityo akomeza kuzamura amaboko ye kugeza ubwo izuba rirenga. Nuko Yozuwe yicisha inkota ingabo z'Abamaleki. Uhoraho abwira Musa ati andika iby'uko mwatsinze bye kuzibagirana kandi ubyumvishe Yozuwe. Nzatsemba Abamaleki be kuzongera kwibuka ukundi. Musa yubaka urutambiro arwita Uhoraho n'ibendera ryanjye. Nuko aravuga ati kubera ko Abamaleki batinyutse kurwanya ingoma y'Uhoraho, nawe azabarwanya iteka ryose.